Yesu ashimwe. Dusome Zaburi ya mbere, umurongo wa mbere kugera ku wa kabiri, haranditse ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Mu buzima busanzwe, uko umwana w'umuntu atekereza uhiriwe, bitandukanye n'uko ijambo ry'Imana ribibona kandi ribitubwiye. Ababi, abanyabyaha, abakobanyi ni abantu tubona mu isi, kandi rimwe na rimwe usanga bafite ubutunzi, cyane cyane ko umuntu aba atazi inkomoko yabwo. Ariko iyo witegereje imirimo yabo, uhita umenya neza yuko ibyo bafite ari aho babikuye. Dukunda kuvuga ko bene abo bahirwa kuko baba bafite byose: ubutunzi, imbaraga n'icyubahiro. Ntugashakire guhirwa mu bitubaha Imana.